Watch, share, and spread the word. Subscribe to Yesu ni sawa, iby'isi n'ubusa, uramenye nuve ku mwami wawe. Izina Yesu iyo rivuzwe, imbaraga z'umwijima ziracika. Belongs to Jesus, victory belongs to Him. When clothed in His brightness, Child of God, yes I am. With the words on this place that the world can see, and that's all that will ever show. umwami w'abami, igitangaza, umuziranenge, umwana w'Imana, Imana nyirizina, jambo, umwana w'umuntu, umwe mu ntumwa zikomeye z'Imana, Yesu, Issa wa Miriam, umuhanuzi ukomeye, Yesu cyangwa Yezu. Tutagendeye ku iyobokamana, ni umugabo ukomoka mu gace k'uburasirazuba bwo hagati, ni muri Palestine, mu gihugu cya Israel. Ubu ngubu ni umujyi mutoya wa Galilaya, ashingirwaho imyemerere yose y'abitwa abakristo, Yesu Kristo cyangwa Yezu Kristo bitewe n'uko bivuga. Yaba yari muntu ki mu byerekeranye n'uko isura ye yagaragaraga? Niba uri umukristo, amafoto ufite iwawe yaba mu nzu cyangwa se ahandi hantu hatandukanye aragaragaza umugabo w'ibigango w'umunyaburayi ufite uburanga urebana amaso y'imbabazi. Uwo ni Yezu cyangwa se Yesu. Ariko se mu by'ukuri Yesu cyangwa se Yezu, uyu wavukiye i Nazareti mu gace ka Palestina cyangwa se mu gihugu cya Israel cy'ubu ngubu, yaba koko mu by'ukuri ari uko nguko yasaga? Uburyo bwo kwimara amatsiko ariko tutigirijeho, reka turebere hamwe ibyakusanyijwe cyangwa se ibyo twagenderaho tukamenya isura nyakuri ya Yesu. Hari benshi bavuga ko Yesu yari umuzungu nk'uko n'ubundi tubona mu mashusho agaragara. Abandi bemeza ko Yesu ashobora no kuba yari umwirabura. Buri muntu wese ukora ishusho ya Yesu cyangwa Yezu agereranya n'imimerere y'uwo abashaka kurema cyangwa se ibyo ashaka we kuvuga. Ariko se mu by'ukuri Yesu yasaga ate? Niyihe misusire ye, yaba ku byerekeye amaso, ingano ye, uburebure bwe, uko yasaga, ibara ry'uruhu ndetse n'ibindi. Mbibutse ko ni uburyo bwo kwimara amatsiko, ariko njye ndi umwemeramana, si ubuhakanyi. Nemera Yesu Kristo cyangwa Yezu Kristo, ndetse mwemera nk'umwami n'umukiza. Ariko si cyo twakwibaza, iyi shusho ihora igibwaho impaka yaba ifite aho ihuriye koko na Yesu w'ukuri wavukiye i Nazareti? Ko yaba abazungu se cyangwa abirabura, buri wese akurura yishyira avuga ko Yesu ashobora kuba yarasaga nk'uko basa. Ariko mu by'ukuri ni iyihe misusirire y'amaso ku bigaragara, imico mbonera ndetse n'uko Yesu yasaga? Nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro mu bushakashatsi butandukanye no guhuza n'amateka y'imimerere, anthropology cyangwa se ibyataburuwe by'abantu bo muri icyo gihe ndetse n'uko Yesu yaba yarasaga. Nguhaye ikaze mu kiganiro. Niba utarakora subscribe kuri DTM TV, umwanya n'uyu kugira ngo amakuru atandukanye ajye abasha kukugeraho. Njye ndi Ishimwe Josue Maripasi. Abantu batandukanye nk'uko nabivuze hejuru bafite amashusho y'umuntu bita Yezu. Bamwe mu bantu bagiye bakina cyangwa se bafite isura isa nk'uwo twise Yesu bagiye bafatwa nk'abantu badasanzwe, ndetse na rimwe bamwe bakabaramya. Umwe mu bagabo bakinnye filime zitandukanye ariko by'umwihariko izwi nk'iya Yesu yagiye afatwa nk'umuntu udasanzwe kandi n'ubundi yari umukinnyi wa filime nk'abasanzwe. Ese ntibyagutangaza usanze wenda Yesu yariraburaga nkawe, cyangwa se areshya nkawe, cyangwa se nawe yaba yari inzobe se nkawe, abyibushye nkawe cyangwa ananutse nkawe?
Tutavuze byinshi wenda ngo tunarengere, reka turebere hamwe bimwe mu bintu twahuriza hamwe tukabona isura nyayo koko igereranije n'uko Yesu yaba yarasaga. Umugabo wavutse ku mukobwa w'isugi witwaga Mariya wari utuye i Galilaya. Uyu mukobwa akaba yarasabwaga n'uwitwaga Yozefu. Yavukiye i Galilaya ku musozi wa Yudaya. Nuko bifashije ikiraro cy'inka cyangwa se cy'indogobe kuko bari babuze icumbi. Betelehemu ni agace ko mu mujyi wa Yerusalemu. Bari baje kwibaruza kuko icyo gihe cyari igihe kibarura, abantu batandukanye bari bavuye mu byaro bitandukanye baza kwibaruza i Yerusalemu. Ngaho nguko uko Mariya nyina wa Yezu nawe yaje aho ngaho. Issa wa Mariyamu, umuhanuzi ukomeye, no mu idini ya Isilamu baramwemera, ndetse ubushobozi bw'ibitangaza yakoze barabyemera. Gusa aho batandukaniyeho ni uko batemera ko ari umwana w'Imana, bakumva ko nawe ahubwo ari umuhanuzi. Mu idini ya Isilamu ntibyemewe kugerageza gushushanya cyangwa se kwimagina cyangwa gutekereza ishusho y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, nguko uko bivugwa. Gusa Yesu we hari amashusho uruhuri avugwa yuko araye, ariko hakaba uruhurirane rw'imitekerereze rw'amwe mu mashusho yakozwe n'abanyaburayi cyangwa se abazanye iyobokamana by'umwihariko muri Afurika, bivugwa yuko ariyo yari isura ya Yezu cyangwa se Yesu. Mu mwaka w'2001 abashakashatsi batandukanye bahuriye mu gace ko mu burasirazuba bwo hagati, agace n'ubundi kavugwa cyangwa se agace kavugwa mu byanditswe bivuga inkuru za Yesu, kugira ngo bahurize hamwe amakuru, bakusanyiriza hamwe bakamenya isura nyakuri y'uko Yesu yaba yarasaga. Urwo rukomataniriza hamwe rw'ibyacukuwe Yesu, umugabo utari umuzungu ariko utari n'umwirabura, n'uwundi usa nk'uko Abayahudi cyangwa Abarabu basaga. Yari afite uruhu rukomeye, imisatsi migufi yirabura izinze iyo twagereranya nk'amarende maremare. Gusa bidashatse kuvuga ko kuba miremire bitari kuba imisusire ye, kuko n'ubundi byari iyo miterere y'abantu bo muri icyo gihe ndetse n'Abayahudi muri rusange cyangwa abantu bari batuye Palestina. Icyakora bitewe n'imiterere y'akazi yakoraga ndetse n'uko byari bimeze muri icyo gihe, ntabwo byabaga ari byiza ko umugabo agira imisatsi miremire ndetse igwa inyuma ko yari iy'abagore. Ibyo byakorwaga gusa n'Abanaziri, wenda nka Yohana wabaga mu butayu. Naho Yesu we nk'umuntu wahoraga mu ngendo zitandukanye, ntibyakumvikana ko yagombaga gutereka imisatsi ikaba miremire ikagwa inyuma. Se twavuze hejuru wasabaga Mariya ari we nyina wa Yesu, Yozefu yari umubaji. Ngo ubwo buzima n'ubundi nibwo Yesu yakuriyemo, dore ko abantu benshi bajyaga bavuga ngo uyu ukora ibitangaza si wa mwana wa Mariya w'umubaji. Ingendo yahoragamo agendesha ibirenge ku izuba ryinshi, birasa nkaho yari afite imbaraga z'umubiri zatumaga akora ibi byose. Uruhu rwe rusa nk'urwari rwaratwitswe n'izuba cyangwa se ikirere cy'ubushyuhe cyari muri ako gace. Ni umugabo wagaragazaga akanyamuneza ndetse n'imbabazi mu maso ye, gusa bigatandukana igihe wabaga ukoze ibitandukanye n'ibyo yifuza. Yagiraga igitsuri ndetse n'uburakari. Nanone wabihuza n'igihe yasangaga abantu bacururiza mu rusengero, maze agafata ibintu byabo akabijugunya, avuga ko urusengero rw'inzu ya se Imana rudakwiye kuba inzu y'abambuzi ndetse n'isoko. Yari umuntu w'umunyabwenge mu magambo ye, kandi ukunda gutegura udutego bamuteze nawe atega utundi. Umunsi umwe bamuzaniye igiceri, bamubaza nimba Abayahudi koko bakwiye gusora, nuko arababwira ati mukinzanire. Arangije arababaza ngo ishusho iri kuri icyo giceri ni iyande, umukono na kashe bikiriho ni ibyande. Byose bamubwira ko ari ibya Kayizari. Arangije arakibasubiza arababwira ati rero ibya Kayizari mubihe Kayizari, n'iby'Imana mubihe Imana.
hari izindi nyandiko zitandukanye zagiye zimuvugaho, uretse ko inyinshi muri zo njye ntanazishingiraho nshaka impamo y'ukuri. Igishura bivuga ko yateruwemo abantu benshi bazi nka Lanceur de Tours. Iki gishura bivuga ko ari Yesu wagiteruwemo, ni igishura n'ubundi kigaragaza umuntu wabambwe ku musaraba, abenshi bakaba barahuzaga yuko ari Yesu koko. Iki gishura cya metero 4 na santimetero 40 z'uburebure ndetse na metero 1 na santimetero 10 z'ubugari. Ahagana mu mwaka w'1898 umufotozi kabuhariwe Secondo Bia w'umutaliyani yafotoye ishusho yacyo, iza yishushanyijemo ishusho y'umuntu wari igifubitswemo. Kuko cyavugwaga ko n'ubundi ari cyo cya Yezu, abantu batandukanye bahise bavuga yuko babonye uburyo runaka ifoto igaragaza uburyo Yesu yasaga. Ariko se mu by'ukuri byari impamo? Mu mwaka w'1988 umwe mu basenyeri bayoboraga bazilika ndetse na kiliziya iki gishura cyabagamo, Musenyeri Paristerero, yatangunze uburenganzira ku bashakashatsi batandukanye kugira ngo bakore ubushakashatsi kuri iki gishura cya Lanceur de Tours. Mu kwezi kwa 4 1988 batangiye ubushakashatsi, maze mu kwezi kwa 10 bagaragaza ibyo bari babonye mu bushakashatsi. Mu makuru Musenyeri Paristerero yatanze yagaragaje ko iki gishura atari n'icyo mu gihe cya Yesu, ndetse ko ntaho bihuriye yuko cyaba aricyo cyateruwemo Yesu. Nta busobanuro bwimbitse buzwi bwaba bugaragaza ishusho mpamo yuko Yesu cyangwa Yezu yasaga. Gusa nk'uko hari n'abavuga ko Roma yaba ifite amakuru ariko ikanga kuyatanga kubw'impamvu z'imyizerere. Gusa mu ijambo rimwe, waba uri kure cyane werekanye isura ya Yesu nk'umugabo w'umuzungu nk'uko tubibona ku mafoto yo muri iki gihe. Ikindi kandi nanone ntiyaba yarasaga nk'umwirabura tsiriri ubwo imiterere y'Abayahudi cyangwa imisusire y'abantu babaga muri kara gace yari atuyemo, kandi bakamufata nk'umuvandimwe se na mwene wabo. Kirenzeho, iyo aza kuba yirabura cyane birashoboka ko atari kumvwa kuko Abayahudi batari kumushyikira. Umugabo w'ingufu ufite imisatsi y'imikara izinze ndetse n'ubwanwa bwinshi. Birashoboka ko yari afite ijwi rirangurura kuko yabwirizaga abantu bo hirya no hino bakamwumva. Yari afite mu maso hagaragaza impuhwe ndetse n'urukundo. Uruhu rwe rushobora kuba rwari rwaratwitswe n'izuba. Ibirenge bye byari byaramenyeye kugenda ingendo ndende kandi akoresheje sandari. Niba uri umukristo, Yesu ufite mu nzu yawe asate. Wenda ntacyo bivuze uko asa nk'agaciro k'imimerere y'icyo yagukoreye cyangwa se uwo ari we. Ariko mu buryo buhabanye n'ukuri, iyo shusho ufite mu nzu yawe ihabanye n'ukuri kuko Yesu yasaga. Ndi Ishimwe Josue Maripasi. Watch, share, and spread the word. Subscribe.